akanya mbaye ikaze mu kiganiro cyacu Umunyafurika, ikiganiro tugiye kugaruka ku nsanganyamatsiko ivuga ngo uruhare rw'imiryango y'abagore bo muri Afurika mu guteza imbere ubunyafurika. Aha turagaruka ku ngingo y'umuco ndetse n'ubumwe by'umwihariko. Ni ikiganiro tuza kumarana isaha yose, ndi kumwe n'abatumirwa uko bamaze kubimenyera, mba ndi kumwe n'abatumirwa baza kugaruka kuri izi ngingo. Turi kumwe na Modeste Nkurikiyimana, uyu ni umunyamakuru w'umwuga ubimazemo imyaka 11 akora aka kazi k'ubunyamakuru. Ni umuyobozi mukuru wa Spring Media Group, akaba n'umushakashatsi ku muco n'amateka by'u Rwanda. Ikindi kandi akaba ari editor mu gitangazamakuru gikorera kuri internet cyitwa purenews.rw. Ikindi kandi n'umunyamuryango wa Pan African Movement ishami ry'u Rwanda, haraza kudufasha gusesengura izi ngingo. Modeste, tubahaye ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane, turabashimiye. Ntago ari Modeste yonyine turi kumwe, ahubwo turi kumwe na Revera Julie Kandema, ni umubyeyi w'abana batatu, akaba ari perezida wungirije w'itorero rya EPR hano mu Rwanda. Nyine akaba kandi ari n'umuyobozi wa komisiyo y'abagore n'iterambere ry'uburinganire muri Pan African Movement ishami ry'u Rwanda. Nawe araza kudufasha gusesengura neza ibijyanye n'uru ruhare rw'imiryango y'abagore muri Afurika mu guteza imbere ubunyafurika. Ubwo ku ngingo y'umuco ndetse n'ubumwe araza kubihuza cyane nk'umuntu ubifitemo ubuzobere. Tumuhaye ikaze nawe mu kiganiro. Murakoze cyane. Namwe rero abadukurikiye muri aka kanya, bahaye ikaze muri iki kiganiro ku buryo burambuye, muze tubane twungurana ibitekerezo kuri iyi ngingo. Mboneraho kubaha ikaze namwe mwese muri iki kiganiro nyine ngo tuganire. Turimo turavuga ku ruhare rw'imiryango y'abagore muri Afurika, tukarebera hamwe uburyo baza kudufasha mu guteza imbere ubunyafurika, ariko no ku ngingo y'umuco ndetse n'ubumwe. Reka turebere hamwe noneho dusesengure. Mbere ko tuvuga ku mugore nyirizina, tubanze tuganire ku muco n'ubumwe. Turebe ku muco n'ubumwe, ariko no tubirebere mu bihe bya kera mbere y'umwaduko w'abazungu. Umuco n'ubumwe wari uvuze iki ku banyafurika muri rusange? Modeste, byari bimeze gute? Murakoze cyane Patience, barakoze n'abakomeje gukurikira Isango Star muri iki kiganiro. Iyo bavuze ijambo umuco, nge nabisemura cyangwa nabisobanura ko ari urwunge rw'imbonezabitekerezo zihuriweho n'abantu abanaba, zibumbatiye indangagaciro na kirazira abo bantu bagenderaho cyangwa se bubaha. Hanyuma wavuga ngo ubumwe bwo ni ibintu busanzwe dukwiriye twakabaye tunumva cyane, kuko ubuntu, ubwo bumwe, ubwo bumuntu ni imikoranire mbonezamubano hagati y'abantu abanaba. Uko byari byifashe hambere rero mbere y'umwaduko w'abazungu, wavuga ko byari bifite imbaraga zikomeye cyane, kuko iyo urebye hafi na kure mu bihugu bitandukanye, byaba ibyegera u Rwanda cyangwa se hatandukanye muri Afurika, usanga imikoranire y'abanyafurika yari ifite ishusho navuga ko idafite none. Icya mbere ngiye nko ku muco, hari byinshi ubona duhuriyeho. Nko hambere aho wabonaga ko nubwo muri bino bihe by'amasirimuka hari ubwo usanga abantu bashaka gusobanura ko nk'umugore by'umwihariko yaba ngo yarafatwaga nabi, ntekereza ko bikomoka mu mvo za politiki, ariko babyumva nabi. Kuko icyo gihe cyose umwami, henshi mu bihugu byo muri Afurika, umwami yimanaga na nyina, akaba ari umutegekera, umugabekazi. Ndetse n'ikimenyimenyi nko mu Rwanda twebwe twize tugira n'umwami wimye ari igihenga. Igihenga ni iki? Ari umwana muto cyane utaragira mu bugimbi, ariko kuko ari kumwe na nyina ntihagire undi muntu ubizamo, nyina akamuyoborera. Ubwo simbijyamo cyane mu mateka yandi y'u Rwanda, turabizi. Ugiye hirya nka za Benin, ukajya za Ghana n'ahandi hose, ndetse na Kongo Kinshasa, abagore babaga ari abantu koko babakinze cyangwa se bari hamwe n'umwami. Ngira ngo mu jambo abazungu bakunze kuvuga ngo behind every successful man there must be a very creative, genuine woman. Ubwo inyuma ya buri mugabo ugera ku nsizi, byanze bikunze ni ngombwa hari umugore utoroshye ugenda musunika mubwira tugira amwerekera ati dore nuko bigenda. Abahanga bakavuga ngo burya umugore w'umugabo uyu n'uyu aba ari we mupfumu we. tukarinjira neza kuri urwo ruhare rw'umugore. Urumva ko umugore n'akantu natangaho urugero gusa ko mu muco, mu masano, mu bumwe, ibyo twaga tubihuriyeho, mu mikoranire ugasanga n'ubundi hari uko bimeze.
ubwo ndimo ndeba ku bijyanye n'uruhare rw'uwo muco n'ubumwe uko byari byifashe mbere mu mibanire yacu ukuntu byari bimeze. Iyo dukomeje ku muco ibyo ari byo byose nawe wagira icyo bivugaho ku bijyanye n'umuco ndetse n'ubumwe cyane cyane mbere. Murakoze cyane Patience. Umuco ubumwe zari inkingi zikomeye z'ubuzima. Ntabwo umuntu yakwiyumvisha sosiyete cyangwa igihugu cyabaho kidafite umuco kigenderaho, kiba nta buzima gifite. Ndetse iyo nta bumwe bw'abagituye buhari nabwo nta buzima kiba gifite. Nkasanga rero mu by'ukuri umuco ni ubuzima. Umuco ni inkingi ikomeye y'ubuzima, ubumwe ni inkingi ikomeye y'ubuzima, kandi abafite umuco baba bafite n'ubumwe biragendana. Imbere y'umwaduko w'abazungu rero nk'uko mugenzi wanjye yabivuze Modeste, ibihugu byinshi byo muri Afurika byari bihuriye ku icyo kintu cy'umuco, duhereye no ku Rwanda rwacu ndetse n'ibindi bihugu byinshi. Umuco cyari ikintu gikomeye cyane gituma abantu batitwara uko biboneye, gituma abantu bagira gahunda mu bikorwa, bakagira izo ndangagaciro zigomba kubaranga umunsi ku wundi. Zimwe zirimo n'urugero nko kubaha abantu bakuru. Iyo yari indangagaciro mu muco nyarwanda yagombaga gutozwa abana bakiri bato kugeza bakuze. Ibyo bintu bizwi ko umuntu mukuru ni umuntu wubahwa mu muco nyarwanda. No mu bindi bihugu byari uko, muri Afurika hose byari uko. Ugasanga umugore utwitiye u Rwanda, utwite umuntu uzavamo umuyobozi w'ejo uzajya gutabarira igihugu mu gihe cy'ejo hazaza. Umugore utwite yarubahwaga cyane mu muco nyarwanda. Ni ingero nkeya turi kugenda dukoraho. Ukareba nk'umukobwa umwari utegereje kuzabona umugabo, kuzashakwa, akubaka urugo, akavamo umubyeyi, yabaga afite imyitwarire nayo iri mu muco nyarwanda, ukaba utakwitwara uko wiboneye. Ibyo bintu rero byari birimo imbaraga zidasanzwe. Umuco n'abagabo nabo byari uko. Ntabwo umugabo yari yemerewe gusinda n'urugero ngo agaragare yasinze, nubwo bagasomagaho hirya no hino muri Afurika, ariko ubusinzi ugasanga mu by'ukuri mu muco w'Abanyafurika ibintu by'ubusinzi ntabwo byari birimo. N'ubumwe rero byari uko, ikintu cyo gufatanyiriza hamwe, gukorera hamwe, kurinda igihugu bikaba ari amaboko ya bose, y'abantu bose. Uruhare rwa buri wese rugomba kuboneka kugira ngo igihugu kibe gifite umutekano uhagije. Muri kiriya gihe cya mbere y'umwaduko w'abazungu, ikintu cyo gusangira ibihari, gufatanya kugira ngo abahinga bahinge beze kandi he kugira ubura umusaruro, gufatanya kugira ngo amatungo yose afatwe neza, guhana umwana byari inshingano y'abakuze, byari mu muco nyarwanda. Ibyo bintu ndi kukubwira byose ni ibintu usanga uyu munsi ari mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye turi kongera kubyubaka, ariko bisa n'ibyagendaga bikendera kubera uwo mwaduko nyine w'abazungu. Bimwe wagiye uhindura, kimwe wenda wagiye uhindura kivuguruza ibyo navuze byariho mbere. Abazungu bahageze, uhere nko mu Rwanda, urugero rwo mu Rwanda rwerekana n'ibyagiye bibera ahandi hose. Ubu bazungu bahageze baravuze bati ibintu byose Abanyarwanda bahuriragaho byabahuzaga bakaba mu busabane, barabanje barabica. Abanyamadini buriya nibo ba mbere bagiye icyo kintu bagica, kavuga bati twebwe tuzanye idini yacu. Ubwo rero niba so wanyu atari mu iyo dini, wowe wayiyobotse ukumva ntukimushaka kumureba, nta n'icyo mukivugana, mukumva muratandukanye. Mu by'ukuri abazungu, umwaduko w'abazungu wagiye uzana icyo kintu cyo gucamo abantu ibice, ubabeshya ko ubazaniye mu by'ukuri indi myumvire wenda y'ubukirisitu, kumenya Imana mu buryo bwiza burenze, ariko mu by'ukuri hagamijwe ahanini no kugira ngo babanze bacumwe abantu ibice, babanze uwo muco bawuce umutwe, ubwo bumwe bwabo bube burarangiye. Nguko ku bintu byagiye bigenda. Ndumva yenda nabangarikiye. Urakoze Patience. Urakoze cyane comrade, bivuze neza. Modeste nk'umusesenguzi rero ku muco n'amateka,
ndashaka noneho dusesengurire ku ngingo y'umugore by'umwihariko n'uruhare rwe yagiraga mu gushimangira no kubaka wa muco n'ubumwe yabigiragamo uruhare ki cyane cyane ku bana byagendaga bite bituganirireho. urakoze cyane, barakoze n'abakomeje kudukurikirana. ubusanzwe umugore uretse no mu mateka aheruka mu bihe by'abami twavugaho, kuva isi yaremwa umugore yagaragajwe nk'umuntu udasanzwe cyangwa se ubumbatiye ibintu bikomeye cyane. ndabihuza na siyanse n'ayo mateka byose kugira ngo hatagira umuntu usigara. mu buzima busanzwe bwa kinyarwanda cyangwa kinyafurika habagaho ko umuntu ashaka ari umukobwa, ariko igihe kikagera agahura n'umugabo bashakanye, akaba ashobora guhura by'abubatse. Ariko iyo yabaga hari nk'urubuto rwamaze kugira ngo muri uwo mubiri ruteganya kuzaba umwana, hari inyifato n'icyubahiro yahabwaga uwo muntu, ariko hari nawe imigirire yagiraga cyangwa se inyifato byose biganisha mu kurerera igihugu, niko babyitaga. Ibyo byari biri mu mateka asanzwe nyafurika, ariko by'umwihariko turatanga urugero ku by'i Rwanda, wasangaga barafashe uko bita uwo mwana kumukurikirana kuva yageze mu nda ya nyina kugeza igihe azavukira, uhereye kuva avutse nabwo bakagenda bagabanyamo ibihe, nk'uko no mu bihe by'abazungu bagenda babivuga, aribyo tuvuga ko ubundi byubakiye kuri siyanse. mu gihe cyo kwa n'ibyacu byubakiye kuri siyanse, kuko nawe ushobora kunsobanurira ukuntu bashoboye kugena ibihe nk'uko bikurikiranye. Mbirambure rero, buriya umwana kuva ageze mu nda ya nyina, kuva ku munsi wa mbere kugeza ku mezi 4, abanyarwanda mu bwenge bwabo babyitaga urusoro. niko biri kandi no muri siyanse, kuva ku mezi 4 kugeza ku mezi 9, icyo nicyo bitaga inda. ku mezi 4 kuva ku mezi 4 kugeza ku mezi 9 nyine umwana avutse, icyo nicyo bitaga inda. Wajya muri siyanse ugasanga ubundi barakubwira ko amezi 4 nibwo indi icura, bavuga ngo umwana arakina hagati aho. siyanse ikavuga ko icyo gihe ubwonko buba bwamaze kwirema, noneho umubyeyi kuva icyo gihe ibyo akora byose umwana babyigana, babyumva yicecekeye. umubano w'umugabo na se, aho nyina agenda aririmbe cyangwa yibe, abanyarwanda bacaga umugani ngo yiba ahetse ngo abayigisha uri mu mugongo. Ntabwo ari igihe yavutse gusa, burya no muri ibyo bikorwa igihe umwana ari mu nda ababikopera. burya yego benshi batari babizi. turashaka gutoza. noneho umwana yavuka kuva kuri 0, kuva kuri uwo munsi wa mbere yavutse kugeza ku mezi 6, abanyarwanda bagamije kugira ngo bacemo ibyiciro, umuntu amenye uko azatoza uwo muto mu buto bwe. bari bafite uko babyita, gutoza uwo bikitwa gutoza ikirezi. wowe urumva yavutse none hariho ku mezi 6. ubusanzwe ubushakashatsi bugaragaza ko nibura icyo gihe amenyo batangiye kumera, haba hari icyo uwo mwana yatangiye kuba yakwiga yicecekeye. ubwo noneho wibe nyine uba umutoza. ariko nanone ubwo umuririmbiye cya gihe ukamuganiriza ibi n'ibi, uretse ko tubaye nk'ababisesengura neza tubihuza siyanse n'amateka nanone, cyangwa se n'ubwo buryo umuntu ashobora kugira umwana icyo ashaka ko azaba cyo, ni uko ibyo ugira, ibyo ukora, amagambo uvuga, umubano ubanamo n'abandi, ibyo urya n'ibyo unywa, iyo umwana akiri mu nda kuva ari urusoro kugera abaye ukwezi cyangwa se avutse, byose nibyo bizaba bimugize. ukunda igihugu, uba umuntu muzima, uba intwari n'intwarane, ubwo ibyo bintu nyine biba bigenda bimufata. nawe aba afite amahirwe menshi yo kuvuka ameze ari mu nzira siyanse, mu byo bita ADN cyangwa se adenosine desoxyribonucleique, nibyo bita ARN, ni adenosine ribonucleique, ni isano maraso. utatwita utunyangingo ibihumbi. ni isano maraso, bikomoka mu byo umuntu arya n'ibyo umuntu anywa. ubwo rero uwashaka kugira ngo azabyare umusinzi najya aba mu kabari, biroroshye cyane. uwagira ngo nanone uwo muntu azaba intwari najya aganira iby'ubutwari kandi abugire. uhereye aho rero, ariko wanagaruka wenda nganaho n'ikiriza. kuva isi ibayeho, wenda mu Rwanda dufite umubare munini w'abantu bitwa abakiritu, ariko hari n'abayisilamu. ubwo ndibwira ko nimvuga Bibiliya nta muntu uraza kuba bangamiwe, kuko ndavuga n'imirongo iri muri Bibiliya mu isano rya kera duhuriraho twese. abakurambere ni uko bemera ko Adamu na Eva ngo abaho, nuko igihe kiragera abagena ko nyine babyara, abantu baroroka. hari amateka y'umuntu wiswe Manowa, niwe waje kuba se wa Samusoni.
nyina atwite bamubujije ibyo akwiriye kunywa n'ibyo adakwiriye kurya, hagira n'ibyo bamutegeka ngo azarya, no kuri Hana umwe ngo wari warabaye ingumba rwa kabiri rwa Samweli, naho ubwabo hari ibindi bahavuga bavuga ngo ubwo ugiye utwite ureka amayoga n'ibindi kugira ngo azabyare umuntu uzitwa umunaziri w'Imana. Mvuge ko ibyo ntabwo bwari ubukristo bari kuganisha ahubwo imbaraga z'ubwenge n'intekerezo kugira gahunda n'imibereho ihamye. Wagaruka bikagaragara mu bimenyetso by'ababaye muri Bibiliya barimo nkitwa Daniel na bagenzi be batatu ndetse n'abitwa ba Moise cyangwa Mose wayoboye bene wabo b'Abisirayeli mu Egiputa. Uko ba nyina babaga ari intwari byatumaga abo bana bavuka ari abantu bakomeye mu ntekerezo, bihagazeho, bemera ibyabo ku buryo nk'abadanyeri babahaye ku nyama z'umwana ubwira ko zitaryoshye aravuga ati ntabwo twazirya, ariko ni ibintu bari baratojwe na ba nyina. Uwitwa Mose we niyo nsorezaho bari mu Egiputa ari abanyage, ni mu Misiri hano mu ihembe rya Afurika, kubera ko nyina yamureze akamutanga ku mukobwa wa nyine ngo ajye kwibwamo afite imyaka 12. Byarangiye uwo mwana ibyo nyina yamubwiye, yaramubwiye ati dore Abaheburayo nitwe bantu twenyine, dore turakaze ntihakagire iyobokamana yacu niyo gusa. Yagezeyo abafungana umutwe arabananira, agira imyaka 40 nta kintu na kimwe cyo mu Egiputa yemera iby'iwabo mu nkambi. Nyina w'umuntu rero koko ni nyina w'umuntu, niyo mpamvu yitwa Eva. Umudamu umugore yubahwe niba nawe abiharanira akabikora mu gaciro agendereye kurera u Rwanda, agendereye kurera Afurika. Modeste avuze byinshi ku mugore, wahakana ko umugore atabashije sinzi ko yaba ari kubikura. Ingorane ihari ni uko batajya bamenya agaciro kabo cyangwa bakaba banazengurutswe n'abandi batabaha agaciro n'icyubahiro bakwiye. Nabyo kandi wabwire wora upfobya umuntu umushyira hasi nawe yisanga hasi byanze bikunze. None ubu rero turimo turashaka ko tugira Afurika, koko Afurika dushaka na Afurika ifite abana bafite icyerekezo, babone ejo hazaza mbega bafite umurongo. Sinzi niba wemeranya na Modeste umaze kuvuga ko umugore ashoboye akaduha n'ingingo zo muri Bibiliya, niba wemeranya nayo ko umugore ashoboye, ubona umugore w'ubu ngubu noneho atari uwo wa kera araza kugira uruhare cy'ingabo abana tubona bavuka bagire umurongo ufatika, aza kubigenza. Akuze cyane Patience, Modeste twemeranijwe cyane. Ibyo ari kuvuga ni ukuri, abagore barashoboye, nta nubwo ibyo dukwiye no kubikura mu mvugo kuko bashoboye kera, kuva kera rwose, ahubwo amakuru niyo atarazwi nk'uko abivuze, na ba nyir'ubwite ntabwo bigeze babimenya bamwe na bamwe. Tushimira rero ubuyobozi bw'iki gihugu cyacu ko abagore bamaze kubimenya n'abatarabimenya, kandi turakomeza gukora ubuvugizi, kwigisha kugira ngo abagore bamenye ko bafite uruhare runini cyane mu iterambere ry'umuryango, mu iterambere ry'igihugu, mu iterambere ry'ibikorwa byose biri gukorwa, ariko by'umwihariko uruhare runini mu gutoza umwana. Abagore rero uyu munsi bafite rero uruhare runini cyane, narimpereye ku Rwanda rwacu. Dufite umugisha cyane wo kugira umubyeyi udukunda cyane, ari nyakubahwa perezida w'iki gihugu Paul Kagame n'umufasha we First Lady, ukunda abagore ko batera imbere, agakunda ko abakobwa batera imbere bagasobanukirwa, akunda n'abahungu n'abagabo. Ariko ni ukuvuga ngo umwana w'umukobwa bamushyize ku ruhembe kugira ngo mu by'ukuri abe empowered, ahabwe izo mbaraga, ahabwe ubwo bumenyi, ahabwe amakuru ahagije, azamuke yifitiye icyizere. Icyo kintu turakibashimira cyane ababyeyi bacu muri ubwo buryo. Niba nk'igihugu nk'iki kizihiza umunsi w'umwana ku rwego rw'isi, ariko no mu Rwanda uwo munsi ugahabwa imbaraga nk'izo uhabwa uyu munsi, mu by'ukuri byerekana ikintu gikomeye cyane. Ntekereza kandi sinshidikanya yuko mu by'ukuri uruhare rw'abagore mu kwimpawaringa cyangwa mu guha imbaraga bariya bana rukomeye cyane. Nkavuga nti rero muri iki gihe cya none dufite ingero nziza zo gufatiraho. Dufite usibye nyakubahwa First Lady, dufite n'abandi bagore benshi bamaze kwandika izina, berekana ko bishoboka. Birashoboka ko umwana w'umukobwa ubasha kumuvana aha ukageraho umugezi. Birashoboka ko umwana w'umuhungu ubasha kumuvana aha ukageraho umugezi. Birashoboka ko umugore akinnye uruhare rwe cyangwa akoresheje impano ze
afite mu kubaka umuryango. Hari aho u Rwanda rwacu rwavuye, hari n'aho ruri uyu munsi, ariko imbere ho hazaba heza cyane. Nkavuga nti rero hari imiryango wenda tudatinze ku mugore mu rugo uruhare afite, kuko yabigarutseho cyane. Igiti kigororwa kikiri gito, umugore ntabwo ngaruka ku byo yavuze, kuko guhera mu nda umwana arabizi azi ko mama ni mama nyine niwe umuhora hafi, aba umwana w'umuhungu aba umwana w'umukobwa. Ibyo bintu birazwi rwose, birasobanutse. Buriya nubwo hariho nk'umwana w'umuhungu ukura akazagira nk'amahane akaba aggressive, ariko buriya ntubona bariya bagabo b'abanyamahane bakunda ba mama babo mu buryo budasanzwe. Ni ikintu kidasanzwe twamaze kubura. Bivuge ngo umubyeyi w'umugore afite uruhare rukomeye cyane mu buzima bw'umuntu, bw'ikiremwamuntu. Uyu munsi rero nigarukire ku miryango itandukanye. Abagore mu Rwanda n'ahandi hose muri Afurika kandi ko bimeze, bari gukorera mu miryango itandukanye ngo bahuze imbaraga. Urabona imiryango nka Profam, hari imiryango itandukanye ihuza abaparlementeri b'abagore, hari imiryango itandukanye ihuza Avega, naho abagore b'abapfakazi bishyize hamwe kugira ngo bige uburyo biteza imbere, ariko banarera abana babo, banarerera igihugu, bakorera igihugu bishyize hamwe. Izo ni imbaraga zikomeye batange abo bagore bose aho bari, kugira ngo bimakaze izo ndangagaciro zituruka ku mubyeyi w'umumama w'umugore. Hari abagore b'abanyamakurukazi bishyira hamwe, iyo ni imiryango itandukanye. Hari abagore b'abanyamadini, Mothers Union n'andi madini yose tugiye turimo, no muri Islamu abagore usanga bari mwayo mashyirahamwe yo guhuza imbaraga kugira ngo babashe gutoza abana bato, babashe kubaka ingo zabo neza, bubaka igihugu neza, batange umuganda wabo mu kubaka igihugu no kubaka ibindi bikorwa byose byo kubateza imbere. Nkavuga ni rero duhere no ku iyo miryango. Iyo miryango iri mu Rwanda, iyo miryango iri mu bindi bihugu duturanye, East Africa, West Africa, no mu bindi bihugu bya Africa, Southern Africa, iyo miryango hose igiye ihari. Reka habeho network, habeho gushakana no guhura, turebe ukuntu twakubaka ikintu gifite imbaraga, kugira ngo hano mu Rwanda nshima ahantu tumaze kugera, ariko tuzishima cyane tubashije uwo musanzu kuwugeza no mu bindi bihugu. Turanezerwa rero cyane iyo tubonye nk'abagore b'abanyarwandakazi babonye imirimo mu bindi bihugu bitandukanye. Madamu Louise Mushikiwabo OEF akaba ari hariya, indangagaciro zo kuzamura, gutoza umwana akazageza ubwo avuyemo umuntu w'umugabo cyangwa umugore wo ku rwego rwubaka igihugu, aho bari hariya hejuru, hariya mu buyobozi arimo, nzi neza ko azishyira imbere abandi n'abandi uko ugenda ubyumva. Nkavuga rero ni Pan-Africanism mu by'ukuri ni icyo ngicyo, niyo mikoranire, n'ubwo buryo tugiye guhuza izo mbaraga z'abagore n'abagabo bari hirya no hino, basobanukiwe neza urwo ruhare turi kuvuga rw'umugore mu gutoza umwana kugeza akuze, hanyuma tukabazamura. Patience ubyumve neza, kuvuga ngo umugore afite urwo ruhare ntabwo bikuraho inshingano z'umugabo. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri ikintu turi kugerageza ko abantu basobanukirwa no kugira ngo bumve uruhare rwa bombi, nta n'umwe usigaye inyuma. Ariko umwihariko w'umugore we ni Imana yamwihereye wo kuba hafi y'uwo mwana, y'umutoza wa mbere, abandi bagakurikiraho. Arakoze cyane nawe, ariko icyo kintu cy'umwihariko cyaba ari cyo gituma dukora icyo kintu gisa nk'aho ari nk'ivangura, ukumva imiryango y'abagore, ihuriro ry'abagore, umunsi w'abagore, ugasanga turavuga ku mugore gusa. Buriya ikintu cyo kugaruka ku muntu ushaka kumwitaho cyane gishobora gutuma yatekereza ko ari umunyantege nke urimo uramutera ingabo mu bitugu ngo urebe ko yavayo Modeste, ku buryo byanamuca intege nawe. Hari aho abantu bakora wrong interpretation cyangwa se bagisemura nabi, bitewe nuko bamwe guhuza ibi bihe turimo bigezweho n'ibihe byabanje bakunda kubiyoberwa. Akuvuze kajya kabaho, reka tubonere kugatunga agatoki. Hari ubwo usanga worohera umuntu cyane cyangwa se umufasha byinshi, bikamutesha ijabo ngo yishyuke nawe ashakisha ukuntu
yakumva ko kuko ashoboye. ikinyarwanda cya modeste kirahambaye yamutera ijabo yishyushye mbese dufashe tubyumve twese yiyumve ko ashoboye koko. Yego. nibyo kwishyuka, nibyo kugira ijabo nyine, kumva kwiyumvamo izo mbaraga rwose, kwiyumvamo izo mbaraga. nari nanze gukoresha uruzungu ariko barimo babyumva. noneho rero icyakora ntabwo byaba bibi biramutse bijyanishijwe no kubasobanurira ukuri mu bintu, kuko mu bihe biherutse harabaye imigani yagendaga ivuga ngo urugo ruvuze umugore ruba ruvuze umuhoro. ugasanga uwo mugani abantu barawukorera campaign, abagabo mbese benshi barawuganiraho, ugasanga barasa n'abamupfobya, ariko ntabwo ari byo. ndetse ahubwo unabikurikiranye neza wasanga nta mugore udategekwa n'umugabo, udahabwa umurongo n'umugabo, kuko menya ari nabyo bituma ahubwo ingo nyinshi zitera imbere. nta mugore udategekwa cyangwa nta mugabo udategekwa n'umugore, udategekwa n'umugore uretse kutubeshya nibyo ra uretse kutubeshya dufite umutangabuhamya ndetse n'abandi bagore bazatubwire. njyewe niyizi kuva mu buto bwacu, nta nubwo ari na kera cyane, abantu bashobora kugira ibyo baza gukenera muri urwo rugo, data akavuga ngo muvugishe, kandi ntabwo yari inganzwa. umugore ni umuntu ushoboye ibintu byinshi, urugo ruzima. niyo mpamvu banacaga n'umugani mu kinyarwanda, uretse rega impamvu imvo za politiki mbonezamubano muri sosiyete, abantu uburyo bagira ibintu bakabidaramatiza, bakabiha ireme bidafite. ariko ubundi mu kinyarwanda bagira umugani uvuga ngo ukurusha umugore akurusha urugo. bakakubwira ngo nta warumbije umugore usarura abana. bivuze neza ko burya umusaruro w'urugo ku rugero runini ni umugore. mbese komeza wishyuke wowe urimbanije kandi winikije kugira urugo. ariko urundi ntacyo byamutwara iyo ngingo yo kuvuga ngo kumufasha cyane byaba bibi. oya, icyakora ntihongerwemo nyine ko aterekwa ko ari uwo gufashwa, hato atazumva ari uwo kurandatwa nyine gusa. bizatuma nyine ibintu bigenda neza. hanyuma rero mbaye nk'uwitsa nanone ku ngingo mwavugagaho ku miryango y'abagore, reka twongereho aka kantu. ukubaho kwayo myinshi ntabwo ndakugaya, kubera ko mu Rwanda waba wibuka amatorero n'amadini arimo ni menshi cyane, kandi ayarwanya satani umwe. sibyo? ariko ngira ngo na n'uyu munsi ntibaranamuka kuko ntibaramwemeza, aracyagundagurana nawe. ngira ngo iyi miryango ahubwo ngewe ihari y'abagore nishake hongerwamo n'iy'abagabo, bapfe kuba bagamije icyerekezo kimwe, babe bagamije kwimakaza umuco n'ubumwe bwa Afurika. ntacyo byaba bitwaye, ndetse iracyari mike cyane. bigenda bite rero? hari ako nongeramo aba first ladies, abafasha b'abaperezida b'ibihugu bya Afurika, turabizi ko nabo bajya bagirana imishyikirano, guhura, ntibinikize kuganira bati dutoze ahubwo mu bihugu byacu abagore batoza umuco, ubupfura n'umubano. muri Afurika y'Epfo bakunda mu bihugu by'uburenganzira bwa Afurika no mu majyepfo yaho uzasanga abantu duhuriye ku ijambo ubuntu. kandi ibyo ni humanisme, ni ubuntu koko, ni umubano mu bantu. ibigize imbaraga umubano koko burya wanaba mugari. abaperezida rero n'abagore babo ngaho nibakomeza babiganireho, mu byo baganira n'icyo bacyongeremo. imiryango y'abagore nishyikirane n'amadini, bongere kwibuka ko hari iby'abazungu batuzaniye twavuga ko ari byiza, tubigane, ariko ibyacu byari byiza bye kuvaho. ndatanga urugero, umubano twagira nk'umuganura wari ugendereye kunga abantu bagasabana, abagufi n'abarebare, abakomeye n'aboroheje bagasabana ku mudugudu. uwo mubano wabaga ari mwiza. hari ibintu byinshi muri Afurika byagiye biteshwa agaciro, ariko byari bifite ireme rifatika. imyizerere yacu yo kwemera ko utasuzugura abakuru, ababyeyi bakuvuma, uyu munsi bikaba bisa ushobora kugenda mu modoka uri kumwe n'umukecuru Nyaminaga, kwicara ahagaze, ukaba wicaye ahagaze kuri telefone uri gusikororinga. ibyo ntabwo bivuze ubusirimu, ntabwo ari byo. bagiraga umugani wimakaza ibyo uvuga ngo umusore wa naka n'icyo amaze. ibi ntakoze, yikoreye, yirukanse, ibintu nk'ibyo. rero hari iyo miryango muvandimwe Patience ntabwo irakaba ikibazo, ahubwo niyongerwemo indi, inongerwemo ingingo zadufasha kwiyunga. reka twibukiranye neza ko mbere y'igihumbi 1884 Afurika yari imwe.
izi mbibi twebwe turwana ngo wambutse ngo i Bugande ngo ugiye Tanzania ngo ibyangombwa babura bakakuniga mbere twarasuranaga nk'ubu babiciyemo abazungu birangira mu burasirazuba bwa Kongo hasiga abantu bavuga ikinyarwanda i Tanzania Karagwe k'abahinda hari abantu baragendana bagatura aho bashatse kuko Afurika yose wari umugabo yari paruwase y'abantu ubumwe bwacu gukendera dukwiriye kurenza ingohe ibyo tuba mu byo kumva turi kwikunda ariko kwikunda kose umuntu yagira yanze abandi niko kwiyanga kuko ntawigira Afurika rero iramutse yemeye tukamenya ubwenge hari byinshi twageraho ubukungu bwatera imbere politiki intambara zashira ubukene bwashira byatumbagira ibintu bikagenda neza ariko Modezi we bintu mubona ni intambara ni koko nibyo nta ntambara itarwanwa ariko mubona ibi bintu byatworohera n'iyi si ye yegeranye gutya isi yaregeranye turiga uburyo bwa politiki ya nyamwigendaho tukabona ni na byiza sinzi niba tubona ari byiza koko mubona iyi mbogamizi tuzayirenga dute mu gihe dufite amakuru arimo aratwegera cyane tubona abo twita abasirimu barateye imbere ko bari muri uburyo bw'imibereho ikintu kituganirizaho rwose turebe gushoboka ko ibi bintu tuba dushaka no hamwe musenga turebere niba no mu gusenga twashyiramo bikemera mu gusenga tubishyiramo ibi turabisengera kenshi hari akantu Modeste yavuze ati shitani ni imwe n'amatorero menshi yibagiwe ko dusenga n'Imana imwe dusenga nayo ni imwe ariko ishobora byose ibi bintu birashoboka kuko igituma bidakora neza hari amakuru ataratambuka neza kugira ngo abantu bamenye imbaraga bifitemo abagore bamenye imbaraga bifitemo abagabo bamenye imbaraga bifitemo ariko bamenye ko no gufatanya mu nshingano zose bafite bakarangiza ibyo bagomba kurangiza neza mu gihe gikwiriye bubaka n'abana babo bazabasimbura muri izo nshingano mu gihe kiri imbere ni ikintu gikomeye ni inyungu zabo buri wese ni inyungu z'igihugu mwahoze muvuga ku mugore nagira ngo ariko kandi mwavuze ati umugore na mbere byari bizwi ko afite uruhare rukomeye inyuma y'umugabo nibyo nshimira ukuntu nyine abagore basigaye bitwa ni ba mutima w'urugo ni kuva na kera ariko nakomeje kubitekerezaho kuba mutima w'urugo umutima burya ni inyama ikomeye cyane nubizi ni inyama ikomeye buriya abantu bamwe bashingira baravuga ngo umugabo ni umutwe w'urugo umugore ni umutima ariko kwibaza uribuka ko kera iyo umuntu yapfaga baravuga ngo umutima wahagaze ubu abaganga bo bemeza ko umuntu yapfuye ubwonko bwahagaze ariko mu by'ukuri mu kinyarwanda cya kera umutima iyo wabaga wahagaze rwose bahitaga bategura kujya kugushyingura bivuge ngo rero umugore atari gukora atari muzima ubuzima bw'urugo nta buhari nta mugabo udafite umugore ubundi nuko yakoresheje na Bibiliya ariko niko Korowani buriya bivuga hose mu by'ukuri umugabo utafite umugore hari ikintu kiba kibura kinini cyane mu buzima bwa buri munsi no mu mibereho ya buri munsi ariko noneho no mu burere bw'abana kwari kugaruka ko icyo kintu cy'umumaro cyangwa uruhare rukomeye cyane sosiyete ubwayo yahaye umugore kuva kera n'uyu munsi muha ariko ubumenyi bwabyo buke bugatuma abantu batarangiza inshingano bahawe ngewe ni dukomeza kuganira muri iki gihe hari ikintu kigezweho gikomeye cyane abantu bita abakorerabushake turabafite muri iki gihe cya covid badufasha kugira ngo abantu birinde kugira ngo aya makuru atambuke ibi bintu tubigereho patience nuko aba bagabo n'abagore bagize imiryango yacu itandukanye y'abanyarwanda y'abanyafurika bigishwa dukwiye rero guhera ku bantu babidufashamo kuko gap cyangwa icyuho ni kinini cyane twamaze gutakaza igihe kinini abantu badafite ubumenyi bw'uruhare rwabo rw'uruhare rw'umugore rw'umuryango mu kubaka umwana uzayobora ejo nkavuga ni rero tubanje tugategura abantu bajya kudufasha mu kwigisha abo bantu mu kwigisha ababyeyi bakagira ubumenyi kuri ibi bintu umugore agasobanukirwa rwose umugabo agasobanukirwa ko umugore ari we umugize ariko nawe amugize ntabwo nshaka rega ubundi icyo nicyo buringanire
uburinganire nubwo abantu bamenye ko bose baremwe mu ishusho y'Imana kandi bose igihe kimwe yabahaye uburenganzira bungana ku biriho ku isi kuyobora isi yabahaye ubwo burenganzira bungana niko tubivuga ariko ni nako binari no muri iki gihugu no mu bindi bihugu bya Afurika nkavuga ndi rero tugira abakorerabushake badufasha kwihutisha ubwo bumenyi butangwe to create awareness kuko abagore bamwe ntibarabimenya ko ari abantu b'ibikomerezwa mu muryango nyarwanda mu muryango nyafurika abagabo bamwe ntibarabimenya ko bafite abantu b'ibikomerezwa babana nabo bitwa abagore sibyo kuko abagabo bo igihe kinini babwiwe ko ari bo bayobozi nibyo kandi nibyo rwose banayobora neza kandi ijambo riranarema umutware w'urugo which is good umutware w'urugo ariko hari n'umutware kazi imitware ikize none se ntuzi ko na mbere hose umugabo yajyaga mu mirimo ikomeye akajya wenda ku rugamba sibyo akajya gushaka umuhigo kera mu ishyamba gushaka ibitunga urugo umugore nawe agasigara atwite yita ku bana mu rugo uwo muhigo nuza arawutegura ibintu bigakora na gutyo uyu munsi nta bikiribo byo kujya guhaha mu ishyamba kure sibyo uyu munsi noneho turi hamwe urakora kuri Sango Star nanjye ndakora kuri Flash sibyo turi butahe sibyo nta mpamvu yo kutaza ngo dufatanye mu kwita ku bana bacu ako revera ko muba mu itorero murakurikirana Bibiliya muba mugisoma hari inyandiko ziba ziri muri Bibiliya mvuga ko zishobora kuba zatuma n'umugore nawe avuga ati reka nicecekere da Pawulo yandikiye abakorinto nubwo atari abanyafurika yandikiraga ariko ubwo turayifashisha arababwira ngo birakwiye ko umugore acecekera mu iteraniro ubwo mu bihandoringa muti cyangwa mu kinyarwanda izo nyandiko zirahari nyinshi cyane zipfobya umugore muri nyandiko za Bibiliya ni nyinshi koko zipfobya umugore kuva mu gihe cy'Abayahudi nyine umugore yashyirwaga hasi nyine cyane inyandiko nyinshi ziza rero zimucicikisha kugira ngo atarenga cyane agaca ku mugabo izo nyandiko rero biroroshye kuzihanduringa kuko mu itorero nturukamo kandi ni nayo gahunda ya leta ifitiye ku madini n'amatorero yose nuko abantu bigisha Bibiliya bagomba kubyiga uburyo turabyiga rero tukamenya ngo mbese iki gitabo sibyo nk'ibitabo Pawulo niwe bakunda kuvugaho cyane bavuga ati abagore bajye mu rusengero bitwikire ntibavuge ahagaragara gutyo gusa sibyo ibyo bintu rero turabanza tukabyiga tukamenya ngo mbese ubundi iki gitabo cyanditswe mu kihe gihe mu ihe context cyandikirwaga abandi hariho ibihe bibazo muri icyo gihe ni ukuri iyo abantu babyize neza ntabwo izo nyandiko zishobora kutubera imbogamizi ntekereza ko n'ababa bagifite kubibona nk'imbogamizi ijambo ryo muri Bibiliya byo ntabwo ari ijambo uvuga ngo ubwo byanditse gutya ngo bisobanurwa gutya bikwiye gushyirwa mu bikorwa gutya bisaba rero kubyiga ntabwo ari ijambo rihubukirwa dushimira rero cyane n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu ko bwabonye ko ari ngombwa ko no kwigisha ijambo rya Bibiliya nyine bigomba kubanza bikigwa ukamenya uko bikora kinyamwuga nk'uko namwe mukora ubunyamakuru kinyamwuga cyangwa ubusesenguzi Modeste arasesengura cyane nkaba n'ubundi nshaka kudusesengurira iyo urebye muri Afurika cyangwa no mu isi muri rusange akubwira twibande muri Afurika urareba abayobozi b'ibihugu bya Afurika umugore araba perezida tukirwa dukura amasariyuti tuti uriya mugore arakomeye uriya mugore n'igitangaza bikavugwa ahantu hose ese kuca mu bagore batayobora ibihugu ari benshi kugeza ubu ndumva dufite bake bashoboka niba batari n'umwe sinzi baradufasha mu busesenguzi bwanyu mutubwire ubibona gute Modeste abagore nibo bantu aho bibabaye hose bagiye bakora ibintu bikaba bitangarirwa kugeza uyu munsi abagabo b'intwari hafi ya bose babayeho bazwi bicwa n'abagore kugeza uyu munsi nta mugabo tuzi w'ubukaka n'ubushongore washoboye kuvana ni bake cyane nabo binyuze mu nzira zigoranye gufata nk'umugore wanjye ngo umunyake bishoboke ariko tuzi udukobwa tw'amagara make tw'ibiro bike tugira gutya tugafata umugabo w'ubwanwa bwinshi w'amashuri menshi tukamumanukana tukamwambura umugore we
ariko nsi yatasinze. Ndashaka kuvuga iki, buriya abantu ntibabigire ngo ni urwenya. Umugore uburyo Imana yamutanaze ni mu buryo budasanzwe, ubwenge bwabo kubakurikirana ibirebana n'ibyitwa psychology. Ubwonko bw'abagore bukorera mu ntekerezo, ubwacu bugakora mu marangamutima. Bishatse kuvuga ngo buriya nk'urugero, umudamu ashobora gukubita umwana ukumva ufite nk'imbabazi nyinshi kumurusha, ariko abazi ibyo ari gukora. Hari n'umugani bigeze bavuga ngo umuntu ari gukora ibyazi nk'uhetse umwana akajya kuri toilette. Donc baze kubivuga kwako ni kuzi rero ko turabyumva. Umugore wo mu ncamake arashoboye ndetse cyane, ahubwo ikibazo kiriho nyine tubona bake bitewe n'uko byinshi mu bihugu byacu byakunze ofete mu gifaransa niho bavuga ngo le monde appartient aux aventuriers. Isi abashobora kuyisoroma kenshi bakunda kuba ari abantu byishoramo cyane, kandi abagabo nibo bakunda gushobora bene ibyo. Umugore rero ukuntu Imana yamuremye unakurikirana, reka ntanga urundi rugero rumwe mpite nganaho nsoreza. Umudamu ashobora gukubita umwana, akisoza gukubita uwo umwana akaba ari kumufata amaguru avuga ngo mama. Mu yandi magambo, uburyo duteye twebwe abagabo, Imana yaduhaye ibintu bisa n'imbaraga zidasanzwe zo hanze, abagore bahize indani. Umugabo rero ashobora gukora ibintu abishwanaguza bwangu, bityo bishobora gutuma muri amakampanye yo kwiyamamaza bajya mu matora n'iki babikora cyane, bakaba aribo batambuka. Umugore we nta nubwo Imana yabaremanye uko gutuza ku buryo gushwanyaguza ibintu bidakunda kuborohera. Barahari bashoboye, barabishoboye cyane, biranazwi mu mateka yose yabayeho. Nyine niba bavuga ngo behind every successful man, intsinzi y'umugabo wese, ubushakashatsi bunagaragaza ko abagabo benshi bashatse neza, abagore b'abagenama beza bakunda gukuza ubwenge, abo bagabo bagasaza batinze, ariko nyine barifashwe n'abo bagore. Ntabwo rero bishoboka ko umuntu yagutoza cyangwa yaguha gukora ibintu bikomeye ngo atashobora. Kuki watabikora ahubwo? Ni ya miterere nyine, ni ya miterere, kuko kugeza uyu munsi ntabwo ushobora kunyereka aho umugore w'umuperezida ari ngo nibura bigaragare ko byamunaniye. Ahubwo ni bake nyine, nkweretse ko ni bake bajya bagaragara bitewe n'uko yaba amateka y'Abanyafurika, yaba n'inyifata Imana yabahaye yo gutuza no gukora ibintu babikoreye indani, batakunda gushwanyagura, bigatuma batagaragara. Umwe twita gushwanyaguza nyine, kubyinjiramo cyane, ariko ubundi barabishoboye. Rero nk'uko ntanze urugero rw'umwana, ku kuba buriya ntabwo abadamu Imana yabahaye uburenganzira bwo gutukana, kuvuga ibintu bikomeye, si uko babiyobewe, ariko ahubwo ni uko Imana yagiye irema ibintu bibiri bibangikanye, iburyo n'ibumoso, hasi no hejuru, umugore n'umugabo. Imana yabahaye gukorera muri iyo departement yo kunoza ibintu mu bitekerezo, ibintu watekereza nk'ukwezi kose, ushatse nko kubaka nk'inzu ukaba urayitekerezaho statut yayo, uko izaba imeze n'iki byose. Umugore yaba umuhaye icyo gusa, iyo projet wayigize yayidoda mu minsi nk'ibiri cyangwa mu munsi umwe. Barashoboye cyane, ahubwo itandukaniro ni uko batabyishoramo cyane cyangwa tutabibashyiramo cyane. Ariko dufite n'urugero, nyakubahwa Louise Mushikiwabo yabaye minisitiri w'itangazamakuru, tubona itandukaniro. Abaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga riragaragara, ntabwo ari ukumukeza gusa. Ahari ubu ngubu birasobanutse, ntabwo rero dushobora kuvuga ko badashoboye, barashoboye cyane, ahubwo twibambuye imbaraga cyangwa se nabo ngo tubatoze kubaho bajeyi, bibwire ko wenda ari uko barandaza, ko barabishoboye rwose. Icyo nicyo ndimo ntekereza ko tubona ko bashoboye, ubwo bushobozi babwifitemo, ahubwo ntitubabone cyane. Tubareke bakomeze babwigumanire muri bo, cyangwa dukore ikitwe nk'Abanyafurika ngo iyo potential tubona mu bagore bo muri Afurika ijya hagaragara ko ushyize ahagaragara ko ari igitangaza. Mwakoze cyane Patience. Igihe icyo nabonye umukobwa, umugore, iyo umuhaye platform, aho gukorera, iyo umuhaye nanjye uvuga ngo urubuga, amahirwe kuko naye arayafite, ubundi urubuga ararukoresha neza. Uhereye kuri urwo rugero yaratanze rwa Louise Mushikiwabo, ubu uzi ko ugira gutyo wasanga nk'umwana w'umukobwa w'umuhanga cyane, ukumva nk'umuntu nk'ubyari kuvuga ugiye kuzaba nka Mushikiwabo sha. Ababyeyi ubu ngubu ni bene ibyo, ni mpamvu hari ingero nziza abantu
baba bafite baheraho. Nkavuga ni rero icyo kintu cyo guha urubuga abana b'abakobwa, urakurikira iyo yellow paper yaje bagize za abantu baha appointment imyanya, ubonye ukuntu abakobwa n'abagore bangana, abakobwa bakiri bato kandi bakora ibintu by'ibitangaza, sibyo bayobora mu buryo bw'ibitangaza, bitonze bigengesereye. Buri jambo kwigengesera ni ikintu gikomeye cyane, abagore turagifite n'abakobwa. Nta hantu henshi uzabona umugore cyangwa umukobwa yagiye ngo wumve ibintu byahubanganye bagenda bigengesereye. Niyo ari na kwa kundi iyo dutwite nyine umuntu amenyera kwigengesera, no mu kazi mu nshingano yageramo akigengesera akabikora neza cyane. Yewe nta nubwo ari benshi uzumva bari mu bintu byo kunyereza amafaranga bibye bitari ibyabo, umushyiramo akagucungira neza. N'aba managers beza cyane, navuga rero iyo umuhaye urubuga ararukoresha. Hari ikintu nkunda cyane numva dukwiye gukora, kuko ibi bibazo byose tuba tuvuga tuba tugomba no gutekereza ku bisubizo. Icya mbere navuze nyine ni kwigisha kugira ngo abantu bamenye amahirwe abakikije. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika akunda kubivuga cyane, abagore nabo bamenye amahirwe abakikije, ariko noneho abagabo bamenye ko kugira abagore beza bashoboye nabo ari amahirwe abakikije. Icyo kintu rero cyo guhugura atari abagore gusa, ahubwo tugahugura abagabo, tugahugura abagabo. Ikintu nakwitana nko mu Gifaransa masculinité positive, tukabahugura kugira ngo abagabo, aho kugira ngo tubone ba bagabo nko mu biturage baracyatukana, ugasanga nk'umuntu ariherereye atutse nk'umugore ati utangiye kunshingana ijosi, sibyo? Uwo ni umugore witoje mu myanya yifata ibyemezo, ni umugore utangiye kuzamuka. Ugasanga umugabo utarasobanukirwa, mbyita ko badafite amakuru akwiriye, ugasanga atangiye kwibaza ku mugore we gutyo, atangiye kundengaho. Bamwe baza no kuturegera kubera nk'abihaye Imana, usanga nyine tuba dufite amabanga y'abantu benshi, akaza akarega nk'umugore ati asigaye ansuzugura aho yagereye n'ubuyobozi. Nasanga rero mu by'ukuri abagore biri kwemera neza ni abagore bafite abagabo babafitiyemo icyizere. Niba uri umugabo, umugore wawe mugiremo icyizere ko bishoboka, ashoboye kandi witeguye. Niba wowe waragize amahirwe yo kugira aho ugera mbere, yo kumushyigikira no kumushyigikira muri icyo cyizere afite, ukamufasha ukamupushinga, sibyo? Ukamusunika kugira ngo ashyikire akore, kuko amahirwe yose arayafite imbere ye. Abagabo rero nabo bakwiye kwigishwa, bagahugurwa kugira ngo babe aribo ba mbere bafata iya mbere yo kwereka abagore amahirwe bababujije mu gihe cyashize, nk'uko Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabikoze, akaduha umugisha, akaduha umwanya, akaduha aho gukorera uruvugiro, akaduha amashuri, akaduha ijambo, akaduha byose. N'abandi bagabo bafatireho muri ubwo buryo, bafata iya mbere. Ibyo bintu bizagira imbaraga cyane, kandi ntekereza ko umugabo wabwira umugore we ati nubwo nakuzanye utarize, ariko reka twishyure ujye nawe mu ishuri. Ubwo iyo wamutanze mbere kugera muri izo nzego, biragoye we kugira ngo yiyibuke ari hariya hasi, kuko wamuzanye ari hasi. Umugabo rero nabo ntekereza ko dukwiye kubasaba kugira ngo nabo bagire uruhare mu guhagurutsa aba bafasha babo, bakaba ba mbere mu kubashyigikira. Ni ukuri igihugu cyacu ndetse n'ibihugu bya Afurika byose byumvireho, kuko hariho ibice byinshi byo muri Afurika naho abagore bagikandamijwe. Ngira ngo nigeze rimwe nta urugero rw'igihugu kimwe nzi n'umuntu w'umugore wari ugipfukamishwa, kandi yari n'umuntu wanize amashuri ye, ariko mu mico yabo bagipfukamisha nk'abagore mu bimwe mu bihano. Ugasanga nk'umuntu baramupfukamishije kandi ku manywa ari bujye gukorera ahantu. Ibyo bintu rero mu by'ukuri ari abatwumva, ari abo tuzakomeza gukorana, tubishyiremo ingufu. Ariko nanone ya gahunda natangiriyeho yo kubaka imbaraga z'Abanyafurika bamaze gusobanukirwa ayo makuru yose, tukareba ukuntu twayigisha mu baturage batandukanye b'ibihugu bigize Afurika, kuko mu by'ukuri izo nizo mbaraga zo kuzamura Afurika no guteza imbere
panafricanism. Ni byiza cyane birumvikana mwagiye mutanga ingero z'ababigerageje bigatanga umusaruro hanyuma nkahita nibaza Modeste dusesengura umuco nubwo sinzi ni bamwe mubyemera nk'umuco ko umugore aba ari hasi y'umugabo hanyuma hakaba haraho byageragejwe yuko umugore ahabwa izo mbaraga akazamuka iyo urebye ubwo bushobozi umugore yakanguriwe kubona ko abufite mu gihe yari abufite mbere atabizi cyangwa n'abamukikije batabizi mubona nta ngaruka mbi bishobora kuba byaragize niba zihari ni izihe inziza zo twazibonye hajemo akabazo ko kubyumva nabi abagore bibwira ko noneho ubwo babwiwe icyo bari cyo basa n'abagiye kwihimura aho tubizi ukabona ko nawe ari kugira ngo ahari ako gaciro yahawe agashaka kukambika agacirane ugasanga ahubwo byabaye ibindi bibazo ibyo nibwira ko uko bikurikirana inzego zibishinzwe zigenda zibikoraho ntabwo bikiri ikibazo n'icyari cyajemo kizavamo nk'uko ibyari birimo mbere byavuyemo cyangwa se bigenda bivamo ahubwo hari aho nihutira kujya ngana imbere muri Afurika hose hagenda habamo ni ku isi yose reka turi kuvuga ko ari muri Afurika gusa ku isi ibintu ntabwo bishobora kwera ngo de ariko hari ibyo dushobora gukora mu isi kugira ngo ikintu cyitwe ko cyabaye successful cyangwa se umuntu yagize success insinzi burya ntawatsinda atarwanye ahubwo insinzi ni urugendo rurerure rw'intambara umuntu yinjiramo ahanganye akarusohokamo atsinze aho niho uvuga ko ufite insinzi ibintu rero biracyatubanye ngo bati ni ingorane muri Afurika ibintu bikomeje gucinyira ariko tugomba kubirambura abagore nibafate ndabaha projet bafatanije n'aba first ladies cyangwa se abagore ba president nibakorane nibamara gukorana bareme imishinga cyangwa se amashyirahamwe agamije ibitari byo kwihimuranaho umuco abantu nibarenge kumva ko ari ukwambara ngufi cyangwa ndende abantu nibarenge kumva ko ari ukwambara impeta ku izuru cyangwa ku ino ntabwo ari ibyo ibyo ni ibintu bito cyane umuco nk'uko twagerageza kuwusobanura ni imbumbe mbonezamubano ibumbatiye indangagaciro imyemerere imihango n'imigenzo bishobora kugira aho bivana sosiyete cyangwa se bishobora kugira uko bigira sosiyete umugore icyo tumuvugaho ni uko ngira ngo tunamurenge ni umuntu ushoboye cyane ahubwo akoreshwa iki rero ubushakashatsi bugaragaza ko mfite igitabo cyitwa l'enfant et sa santé kigaragaza ko umwana avuka afite 50% by'ubushobozi bwe ndashaka kuvuga ko ubushobozi bwande ubushobozi bwe uwo mwana avuka akivuka agihumeka umwuka wa mbere ageze mu isi avec un cri d'alarme avuga ati kumwana arira aba afite ubushobozi bwa kamere y'icyo azaba cyo buri ku kiciro cya 50%. Umwanditsi witwa Kim Bowen we yanditse igitabo cyitwa The Power of Self Image imbaraga zawe bwite mbega gurukisha amababa yawe hari icyo uri cyo nawe yaravuze ngo kuri izo yunze muri ibyo bya l'enfant et sa santé avuga ko ubwo bushobozi umwana avuga ni 50% agera ku myaka 12 9 cyangwa se na 14 mbese ubwo bitewe n'ubushobozi bwa nyina na se n'ibyo bariye yamaze kugera ku rugero rwa 90% bw'ibyo azaba byo ubuzima bwe busigaye akazi igicumi aho azaba n'ibyo ku giti cye aya mashyirahamwe y'abagore inaha biyunze nabi Burundi nabi Kongo nabi Tanzania nabi muri West Africa bakagira ibyo bajya baganiraho mu gutoza umugore uhereye iwabo mu rugo iwacu hano mu rugo uhereye ku birezi ikirezi ubwo ni wa mwana muto cyane munsi y'amezi icyagihe gitoya cy'imyaka 5 munsi aho ngaho ukajya ku mbuto hagati y'imyaka 6 na 12 abo bantu baba bagitozwa nyine bigashoboka uko wamugize niko aba mbega bagatozwa batyo kugera mu ngimbi no mu ndirira-rugamba imyaka hagati ya 13 na 18 abo bantu ibyo batozwa baramutse tubikoreye rimwe nko muri Afurika abagore bakajya bagenderana batavuga gusa ngo twiyemansipe tuzamuke ahubwo bakinjizamo no kumenya kuba abagore nyirizina kuko abagerageje gukora kugaragaza agaciro k'umuryango ko ari wo zingiro ry'ibintu byose bavuga ko niba perezida w'igihugu aba ari nk'umugabo w'urugo umugore aba ari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu abana bakaba abaturage minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu wagomesheje inzego z'ibanze perezida yawo atanaguye ibintu byadogera ubwo umugore aramutse ashatse ko bibonera agashyiramo imbaraga n'umwete igihugu cyatungana ntabwo rero twakwitega kugira Afurika ishashagirana nziza
igihe tutari twagira ingo zifatika. Abahungu bacu reka tubatoze ko umuntu adashaka umugore kubera yabonye amafaranga, ahubwo umuntu ashaka umugore kuko agamije kubaka umuryango. Abakobwa bacu be gushaka abagabo kuko barambiwe kuba iwabo cyangwa bashaka aho guhungira kwegamira, oya, ahubwo nibabanze birebe niba bafite ubushobozi bwo kubahiriza inshingano zo kuba umubyeyi n'umugore, responsabilité d'épouse et de mère. Buriya kuba umugore no kuba nyina w'abantu ni ibintu bitandukanye. Kuba umugore bireba umugabo we nyine, ariko kuba nyina w'abantu ubwo harimo kubatoza, kubamenyereza, kubakosora, kubacyaha, kubahana igihe byabaye ngombwa. Urubyiruko rwacu nirumara kugira ubwo bushobozi, kandi byakorwa na ba mama koko barabishoboye nk'uko turi kubivuga, bagenderanye mu byo bakora bagashyiramo n'icyo. Ariko na hano iwacu uwashyiraho nka televiziyo ndende najya mbivugiraho bareberaho bose, na hano iwacu nibibe nk'uko mama yabivugaga. Urubyiruko rwacu rukora ubukangurambaga kubera no kubahiriza gahunda y'agapfukamunwa, twabikomeza mu mirenge, ku bitaro, ababyeyi batwite, kwa kundi basobanurwa ngo rya vitamine K, ngo rya vitamine F, ngo fer na BNF ari acide folique, nibanatozwe kumenya ngo wa mubyeyi we rero iyo usinda utwite, iyo wiba utwite, biba biri konona uzavamo. Ibyo byose twakwizera neza ko buri mwaka mu Rwanda havuka akarere abantu basaga 300. Twaba twizeye ko mu myaka nk'itanu uturere 5 twavutse dufite abantu nibura bafite bari gushyira mu mbonezo. Ibintu byatungana rero nibwira ko ubwo bushobozi tubyaza umusaruro ko turabufite. Urakoze cyane Modeste. Ibintu barimo arabijyamo rwose mu buryo buri deep, maze iminota nayo ikirukanga ikabera dufashe. Ubu dusigaje umunota umwe. Uyu munota umwe reka tuwukoreshe dutanga inama ku badukurikiye. Duhere kuri mama Reverend, tubwire hari umugore udukurikiye muri aka kanya ugifite imitekerezo yo kuvuga ngo nciye bugufi imbere y'umugabo wanjye, burya atatekereje sinakwirirwa nigora kuko niwe mutwe wanjye, gira inama umuha. Akoze cyane. Nge uwo mugore namugira inama yo kwibuka inshingano ze nk'umugore, nk'umubyeyi, nk'umufasha. Ni umujyanama ukomeye w'imbere cyane w'umugabo we mu bikorwa mu rugo, ariko ni na nyir'urugo. Kuba rero ntibindeba, indi nama namugira nuko afite uruhare cyane mu kurera abana, amenyereze umwana inzira azanyuramo, azarinda asaza akiyirimo nk'uko Bibiliya wenda ivuga na Korowani igira uko ibivuga. Ikindi hari ijambo umugani bavuga ngo wibahetse ngo abayigisha uwo mu mugongo. Nshaka kuba nawugira ukuntu nkavuga nti ukora neza abatoza uwo mu mugongo. Ni ukuvuga ngo tangira utoze umwana wawe hakiri kare uko azamera. Niba ushaka ko azaba iki, tangira ukimwite hakiri kare. Tangira umwitirire abanyamakuru aba nabo mu izina rikwiriye. Ababyeyi bahere no ku mazina burya. Amazina ni ingenzi cyane, bave ku bintu byo kugenurana, byo gucana imigani, byo kwihimuranaho mu mazina. Bita abana amazina ajyanye n'umuco nyarwanda, amazina yo kuzarwanirira igihugu, amazina yo kugiteza imbere, amazina yo kuzavamo abagabo n'abagore bahamye. Ariko ikindi kintu gato nagarukagaho ni akantu, ubu muri iki gihe hari ikibazo kuko uko abakobwa bari gutera imbere n'abagore ni byiza cyane, ariko abajene, abahungu n'abakobwa baragenda batakaza ikintu cy'ubushake bwo kubaka urugo. Icyo kintu nacyo umubyeyi yumva gishyiremo imbaraga hakiri kare. Umwana w'umukobwa umutoze kuzavamo umuntu ukomeye w'umuyobozi uzana impinduka, ariko unamutegure kuzavamo umugore w'urugo, umubyeyi w'abana. Ibyo bintu bimutoza. Umuhungu dosem nawe umutoze gutyo icyo kintu kugira ngo nacyo tutazagitakaza, n'indangagaciro nziza yo kugira ngo uko bakura tubahe ubushobozi, ariko tunabaha izo ndangagaciro zituma bazavamo n'abantu bazakomeza nyuma yacu kubaka imiryango. Ntibabe abantu b'abasonga rero gusa, abasore n'inkumi, sibyo bari gutwika gusa. Ibintu byo gutwika rwose bari kubishyira imbere ahubwo bashyira bagabanya umuriro utagira icyo himisha abo ngabo gusa. Arakoze cyane Comrade Modeste. Nawe gira icyo tubwira. Hari umuntu navuga ngo ni umukonservateur uri aho ushikamye ku muco, ushobora no kuba unabogamye, ari byo wenda yishyizemo kubera ko yakoze babibona, akavuga ati njyewe burya umugore yaramutse ashatse kunzanaho ibintu by'ibitekerezo ntago twahuza.
uyu mugabo gira icyo umubwira kugira ngo agire uruhare mu kuba ibi dushaka kugeraho byagerwaho. ntabwo ndajya kure yaba ari umuyobe kuko nta kwibwira ko nta nubwo waba ari umuco kuko kuva kera kose umugabo washimwaga cyangwa se witwaga umugabo nyawe ni uwari uzi gukorana n'umugore we mu kubaka umuryango uhamye. Ntabwo natinda ndenzaho ibindi byinshi ahubwo abasore bacu nibabishyiremo batyo. Nta n'umuntu ushobora kwiyumva wenyine ngo agire icyo ageraho. Burya Imana ntigeze irema umuntu uri independent cyangwa se wishoboye, ahubwo yaremye umuntu ufite ibyo akorera abandi nabo bakamukorera ibyabo, nuko kuko ibyiza buri muntu wese akeneye bitajya muri mugenzi we. Rero umugore wawe ni umuntu ufite ibyo afite udafite, nawe ufite ibyo adafite, muzagera ku ntsinzi ni mu bihuza. Barakoze cyane. Murakoze cyane rwose, ndabashimiye cyane, twaganiriye neza kandi twize byinshi. Nshimire rero abadukurikiye mwese kuba mwafashe umwanya mukadukurikira. Ni ukuri ko byagenda kose hari icyo mwakuyemo mu bijyanye n'uko tugomba guhindura mu mitekerereze yacu kugira ngo tugene ejo hazaza ahi Afurika uko tuba tuvuga buri munsi. Reka mbibashimire rero, nshimire n'abatumirwa bacu, hanyuma dukomeze tubeho tutaganya, dufite umurongo muri Pan African Movement ubwo tuvuga ngo don't agonize but organize. Ntuwiganya ahubwo gira umurongo, byose rero bihera muri ibyo bitekerezo. Nitwiringiye Imana Patience, bashimiye umwanya mwafashe mukabana natwe. Mugire ibihe byiza.